Amakuru agezweho muri aka kanya ni uko M23 yigaruriye utundi duce harimo Gashama na Murambi. Amakuru ku kibuga cy'imirwano ubu ngubu atugezeho. Ni nka kapiteni utangiye urugendo akuye ubwato ku mwaro, cyangwa se pilote ahagurukije indege afashe y'ikirere. Aho nta guhagarara kubaho keretse nk'iyo habaye ikibazo mu nzira cyangwa se habayeho impanuka itunguranye. Ntabatindiye ndashaka kubigereranya na M23. M23 umutwe witwaje intwaro wita abakongomani bavuga ikinyarwanda baharanira uburenganzira bwabo. Kugeza ubu ngubu impamvu nakomeje mbagereranya n'ibyo ngibyo nuko bacibwa intege n'ibihugu bitandukanye ndetse n'imbaraga zikikije ndetse n'imbaraga ziri mu bihugu bikomakomeye mu isi hose. Rimwe bavuga yuko bagiye kubarasa, ikindi gihe bakavuga yuko imbaraga bagiye kuzishyiraho bakaba banaboherereza n'indege zitagira abapilote bakabarasa bakabarangiza. Ikindi gihe bagenda babashyiraho ibihano kandi banabategera amafaranga bamwe mu bayobozi babo ngo uzabafata hashyizweho miliyoni z'amadolari zizahembwa kuzabafata, cyane cyane nka Makenga cyangwa se n'abandi nka Wiringoma. Ariko kugeza ubu ntago baracika intege. Kugeza ubwo uduce tumwe na tumwe two muri Kongo bataciwe intege n'ibyo ngibyo ahubwo bakiri kudufata. Mbanje kugusuhuza nk'ibisanzwe wowe mukunzi w'Umuvuno TV, wowe wakoze like na share ku Muvuno TV, cyane cyane wowe mukunzi w'iki kiganiro Inyanja Itagira Iherezo. Nanjye ubwanjye ntago nteze gucika intege, ndakomeza mbashakashakira amakuru kandi ncukumbura kugira ngo ibyiza mukeneye kandi munkeneyeho musaba bibagereho ku gihe. Nawe utarakora subscribe nkagusaba ko wayikora kuko ibiganiro byiza by'ubwenge nk'ibi nawe urabikeneye. Ntabatindiye reka ntangire. Kuri uyu wa gatatu umutwe wa M23 wigaruriye imidugudu 6 irimo Gashama, Giteme, Gahusi, Murambi, Bibangwa na Gitoga mu misozi miremire ya Itombwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abivuga. M23 yigaruriye imidugudu nyuma y'uko yirukanamo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarimo ingabo z'u Burundi zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ya Kinshasa. Iyi nkuru yari ngufi ariko harimo ibintu by'ingenzi cyane kandi harimo amakuru ateye amatsiko cyane, bitewe nuko akenshi iyo tutari kumva amakuru ayivugaho cyane cyane byacitse nk'ibi binyamakuru byo hirya no hino, dukeka yuko M23 yahagaritse imirwano cyangwa se yacitse intege koko iziciwe n'ibi bihugu bikomakomeye. Ariko yo intego nimwe ni kusonga mbere, ni ugukomeza urugendo, ni ugukomeza imbaraga, ahubwo ni ugukomeza bafata hamwe bahareka bakomeza ahandi paka bigaruriye aho intego yabo igarukira, bitewe nuko twebwe tutahazi. Ngayo ayo yari amakuru magufi nyuma yaho M23 yirukanye ingabo za SADC n'izo Burundi ndetse n'iza FRDC aho badashaka ko bakomeza kuyobora. Ayo yari amakuru magufi kandi nashaka kubamenyesha yuko M23 nk'umutwe uharanira amahoro, nk'umutwe ushyigikiwe na benshi kandi unarwanywa na benshi, ukomeje gufata inzira usonga mbere, ukomeza imbere. Murakoze cyane. Yari Ken Chris, uyu ni Umuvuno TV nk'ibisanzwe, ikiganiro ni Inyanja Itagira Iherezo. Mugire igitondo cyiza.